Ndabasuhuje bakunzi bacu, bakunzi b'ubutumwa bwiza bw'Umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane namwe. Nanjye mbasuhuje mu izina ry'uwo mukunzi wacu Yesu Kristo wadukunze akatwitangira. Njyewe ubasuhuza rero ni Eugenie Ndabavunnye, umukristo ubiheshejwe na Kristo. Nabaye umukristo kandi icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, kikanyibagiza n'ibyago byose, nkumva nduhuwe n'Umwami Yesu. Ndanezerewe rero cyane kuba nongeye kuganira namwe kuri iyi channel yacu Ijuru Ntirikorerwa TV, kandi nshimiye Imana iduhaye ubu buryo. Impaye uburyo bwo kuganira namwe, namwe bahaye uburyo bwo gutega amatwi iki kiganiro. Imana ishimwe, niyo mugenga wa byose, niyo ibikoze kandi kubw'ubuntu bwayo. Sinzi rero uko bitekereza kijyanye no kujya mu ijuru. Urumva iyi channel yacu yitwa Ijuru Ntirikorerwa TV. Ese wowe utekereza ko kujya mu ijuru wakora iki? Ese ugeze he ukora, cyane ko abenshi bazi ko rikorerwa? Ariko reka mvuge ngo ni nayo mpamvu y'iyi channel, ko ari kugira ngo turangire abantu uburyo bwizewe kandi bworoshye umuntu yabonamo ijuru mu buryo budasubirwaho. Nshingiye rero ku ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Abaroma igice cya 10 imirongo 2 kuva ku murongo wa 3 kugeza ku wa 4, haravuga ngo kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Kuko Kristo ari we amategeko asohoraho, kandi niwe uhesha uwizera wese gukiranuka, Imana ihimbazwe. Urumva hari ikibazo cy'uko abantu batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, ndetse kubera kutamenya gukiranuka kw'Imana, kandi uko konyine niko kuzajya mu ijuru. Ntabwo gukiranuka kwa muntu kuzamujyana mu ijuru. Oya, mu ijuru umuntu azajyayo ajyanyweyo gusa no gukiranuka kw'Imana. Kandi nanone batubwiye bati kubera kutamenya uko gukiranuka kw'Imana, abantu noneho bagerageje kwihangira ukwabo gukiranuka, bituma ahubwo basuzugura kwa gukiranuka kw'Imana. Urumva ko ni ikibazo gikomeye. Turebye n'ijambo ry'Imana, Imana yagiye ibigaragaza, yaciye imigani, ica amarenga. Yesu Kristo hari ukuntu yagiye aganira n'abantu mu buryo butandukanye, ariko n'ubundi kugeza n'uyu munsi Yesu aracyabasobanurira uburyo gukiranuka kw'Imana kwaboneka kukajyana umuntu mu ijuru. Hari umugani Yesu yigeze kubwira abantu, ababwira ko byagereranywa n'umwami wari wacyuje ubukwe, hanyuma agatumira abantu, ariko uwatumiye wese akamubwira ati simbonetse nagize impamvu, simbonetse nagize impamvu iyi n'iyi. Ariko noneho aza kubwira abantu ati mugende mu mayira abiri aho abantu batambuka, mubabwire ko umwami yateguye ibintu byose, yewe ko n'umwambaro uhari. Abaje rero bakemera ko ibintu byose byateguwe, ndetse bakanemera kwambikwa umwambaro w'ubukwe, bagiye mu bukwe ndetse baranezerwa. Ariko tubona umuntu umwe wahingutse muri ibyo birori yambaye umwambaro udasa n'uw'abandi. Nabigereranya na kwa kwihangira gukiranuka.
uwo muntu nyiri ibirori yaje kumwitegereza aravuga ati ese uyu yinjiye hano gute, ndetse baranamusohora. Urumva nyine we ntabwo yanezeranywe n'abandi. Hari ukuntu rero abantu natwe twagiye twihangira gukiranuka kwacu, ariko nshuti yanjye ntakubeshye nkubwije ukuri, nta muntu uzajya mu ijuru afite gukiranuka yihangiye kwiwe. Uwo ni umugani Imana yabaga ivuga, ariko irehereza ku muntu uzatekereza ko yahinguka mu ijuru ry'Imana afite gukiranuka kwe. Igituma gukiranuka k'umuntu kudashobora kumugeza mu ijuru ni uko imbere y'Imana gukiranuka k'umuntu, imbere y'Imana, Imana ivuga ko ngo ari nk'ubushwambagara. Ni nk'umuntu waba wambaye ubushwambagara kandi nabwo bwuzuye ibizinga. Mu ijuru rero hazinjira gukiranuka kw'Imana gusa. Ariko uyu munsi ni amahirwe, ndagira ngo tuganire, ndagira ngo nkubwire uko gukiranuka kw'Imana, uburyo wakubona nawe tukazabana mu ijuru. Njye namaze kukwakira, niyo mpamvu nanjye ngufitiye amakuru meza yo kugira ngo umenye uko wakwakira. Uwo murongo wa 4 watubwiye ngo kuko Kristo ari we amategeko asohoraho, kandi niwe uhesha uwizera wese gukiranuka. Amategeko, kuko Kristo ari we amategeko asohoraho, kandi niwe uhesha uwizera wese gukiranuka. Amategeko nayo abantu ntabwo baramenya umumaro wayo kugeza ubu. Abenshi hari igihe umuntu atekereza ko amategeko yaba yasoma mu isezerano rya kera ay'Imana yahaye Abisirayeli, yaba nayo yishyiriyeho we ubwiwe, ndetse nayo yashyiriyeho n'abantu. Idini naryo riba rifite ayo ryashyiriyeho abayoboke baryo, n'umuntu akagira ayo yishyiriraho ku giti cye. Ariko tukanabona nyine amategeko Imana yandikishije mu gihe cy'isezerano rya kera. Ni menshi avuga gukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose, gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, kutiba, kutica, mbese kudakora icyaha. Ariko ukurikije ukuntu umuntu yisanze abaye umunyabyaha, noneho kumubwira ngo ntakore icyaha ni ikintu kidashoboka. Igiti cy'indimu ugihaye itegeko ngo ni cyera indimu, kijye cyera amaronje cyangwa cyera imyembe, waba ugihaye ikizamini kidashoboka. Nta muntu rero washobora kwibuza gukora icyaha, cyangwa nta munyabyaha wakiranuka kandi we ari umunyabyaha. Kristo rero niwe amategeko asohoraho. Bishatse kuvuga ko niba ugishakira gukiranuka mu mategeko, yaba ayo wishyiriyeho cyangwa ayandi ayo ari yo yose, ntabwo uragera kuri Kristo. Kuvuga ngo Kristo niwe amategeko asohoraho, ni ukuvuga ko amategeko wakabaye uyireberamo. Niri kubwira ngo ntukibe, ugasanga uriba. Niri kubwira ngo ntukice, uzasanga wica. Yesu wegeze kuba ari gusobanurira abantu iby'amategeko, arababwira ati mwumvishe ko mwabwiwe, Mose yarababwiye ngo ntukice, ariko ngeweho ndababwira ngo nutica ugatekereza mwene so nabi mu mutima, uraba umaze kumwica, ndetse uraba ukwiriye kujya Gihenomu. Ubitekereje gutyo, kuko ijambo ry'Imana ntabwo ribeshya, ni ukuri. Niba utari wica umuntu ariko ukaba waramutekereje nabi, umenye ngo burya imbere y'Imana nicyo cyaha cyo kwica Imana ikikubonamo. Niba utarigeze usambana ariko ukaba warigeze wifuza umugore utari uwawe, umenye kumbi ngo n'icyaha cyo gusambana nacyo waragikoze, ndetse ukwiriye kujya Gihenomu. Amategeko rero nakubuza gukora ibyaha, nakubwira ngo ntukore iki, ntukore n'iki, ntukore n'iki. Ariko ugasanga nk'uko mwene data Paul yabyanditse mu gitabo cy'Abaroma mu gice cya 7, itegeko ni ryiza kandi icyo rivuga ni cyiza, ariko umuntu mu miterere ye
we yisanga adashoboye gukurikiza iryo tegeko, ahubwo agasanga mu ngingo ze harimo irindi tegeko rimutegeka gukora bya bindi itegeko ry'Imana rimubuza. Kristo rero yaje kugira ngo umuntu witegereje mu mategeko, wirebeye mu mategeko ya Mose agasanga atayashoboye, umuntu wisuzumye imbere y'amategeko agasanga aramuhamya ibyaha, Kristo yaziye kugira ngo uwo muntu ahungire kuri Yesu. Nuhungira kuri Yesu urasanga noneho Kristo yaraje kugira ngo ahinduke ikivume, amaze kwishyiraho umuvumo w'amategeko. Kubera ko nyine mu bijyanye n'amategeko handitse ko ngo havumwe umuntu wese udahirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko kugira ngo abisohoze. Ayo ni amagambo dusanga mu Bagalatiya. Ni Pawulo wayabahuguzaga ababwira ko umuntu adashobora gutsindishirizwa n'amategeko, kubera ko nushaka kuvuga ngo ngenza nzakurikiza itegeko ry'isabato rya 4 mu Imana yahaye Abisirayeli, ariko ugasanga naryo nturikurikiza neza kubera no kutarisobanukirwa, yenda reka tunavuge ko urishoboye ariko se ayandi. Iyo wishyize rero mu mwenda wo gukurikiza amategeko uhinduka ikivume, kubera ko niba ushaka gukurikiza amategeko yakurikize yose, nutayakurikiza uragibwaho n'uwo muvumo wo kudakurikiza nyine amategeko yose. Ariko inkuru nziza nuko Kristo yahindutse ikivume ku bwacu. Umuntu wese ahava akagera yatsinzwe n'urubanza rw'amategeko, yabaye ikivume kubwo kudakurikiza amategeko, ariko Kristo yahindutse ikivume ku bwacu kugira ngo adukize uwo muvumo twari twatewe n'amategeko. Kristo rero niwe amategeko asohoraho, kandi niwe uhesha uwizera wese gukiranuka, kuko wowe ntabwo wabishobora nk'umuntu, yenda no gukiranuka kw'Imana ntabwo urakumenya, ariko niyo mpamvu twakoze iyi cano kugira ngo tumenyeshe abantu ko hariho gukiranuka kw'Imana, kandi uko konyine akaba ariyo tike izinjiza umuntu mu bwami bw'ijuru. Gukiranuka kw'Imana rero gutandukanye no gukiranuka kwawe, dore ko twabonye ko kwawe kudashoboka. Gukiranuka kwawe kurandura, kukagira ibizinga, ndetse gushushanywa n'ubushwambagara buriho ibizinga. Niyo mpamvu Imana yakoherereje Kristo, ikoherereza Kristo. Kristo ni Imana yambaye umubiri, ni Imana yigize umuntu. Icyatumye Yesu aza kwari ukugira ngo agucungure. Umucunguzi bisobanuye umuntu uza mu mwanya wawe akagukorera ibyo wasabwaga gukora ariko wowe udashoboye. Kristo rero yakubereye umucunguzi. Ndabizi umaze igihe ubivuga, umaze igihe ubyumva ko ufite umucunguzi witwa Yesu, ariko reka tuganire turebere hamwe neza icyo Yesu yagucunguyeho niki, ese kuba yarakubereye umucunguzi byo byakumariye iki. Twasabwaga gukiranuka kw'Imana kugira ngo tujye mu ijuru. Uko gukiranuka kuratunanira nta nuko twari dufite, kuko twari twamaze kwandura icyaha muri Adamu. Imana rero itwoherereza umucunguzi witwa Yesu. Yesu araza yambara umubiri ubwo yavukiraga mu mwari Mariya. Igihe Yesu yaravutse noneho hari havutse uwera. Ubwo Yesu yaragucunguye, agucungura no mu ivuko. Mu gihe wowe umunsi uvuka ubyawe na mama wawe na papa wawe, hari havutse burya umunyabyaha, nubwo imbaraga zo gukora ibyaha zari zitaraboneka icyo gihe ukivuka, ariko nawe urabizi kuko wagiye ukura, wagiye ubona imbaraga zo kubikora, ndetse ugakomeza guhamya ko rwose uri umunyabyaha. N'ikimenyimenyi n'uyu munsi, naho wamara iminsi unikingiranye nta wundi muntu muri kumwe, n'ubundi umutima ukomeza kukubwira ko uri umunyabyaha kandi ko utazabana n'Imana. Ivuko ryawe rero ryabaye ribi, wavutse uri umunyabyaha, ariko umucunguzi yaragucunguye, havutse uwera aba arakuvukiye. Iyo ni inkuru nziza. Amaze kukuvukira anakora
ibyo gukiranuka Imana yashakaga, ni ukuvuga ngo Yesu umucunguzi wawe yubahirije ya mategeko yose yakunaniye. Yarakunaniye ariko buriya hari n'ayo utazi, ariko ibyo byose Yesu we yari abizi, ayubahiriza mu cyimbo cyawe. Asaba Imana ko noneho gukiranuka kwa Kristo kukubarwaho nk'impano, ukaba umukiranutsi ariko ubazweho gukiranuka kwa Yesu. Amaze kukubonera iyo mpano yo gukiranuka, yemeye gufata n'ubunyabyaha bwawe. Tubona mu gitabo cy'Abakorinto, igitabo cya kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cya 5 umurongo wa 21, hatubwira ngo Kristo utarigeze gukora icyaha, utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwawe, kugira ngo muri Kristo uhinduke gukiranuka kw'Imana. Kristo nubwo nta cyaha yakoze, nubwo nta n'icyo yavukanye, iryo jambo riraduhamiriza ko yishyizeho ibyaha byawe, agahinduka icyaha atarigeze akora icyaha. Aho yari ari kugucungura kugira ngo yambare ububi bwawe, ariko nawe nubyizera wambara ubwiza bwe, ububonye kwa gukiranuka kw'Imana. Uko rero niko kwa gukiranuka kw'Imana Pawulo yifurizaga Abaroma, ariko nanjye niko nkwifuriza uyu munsi. Ndakwifuriza abanyarwanda bose muri rusange. Ndabifuriza ko mwamenya icyo umucunguzi yadukoreye, yishyizeho ibibi byacu, aduhereza gukiranuka kwe, kugira ngo noneho tujye mu ijuru, cyane ko nta muntu udafite uko gukiranuka uzinjira mu ijuru ry'Imana. Urumva rero nibyo koko abantu benshi bafite ishyaka, nawe urarifite, n'abandi benshi bararifite, ariko iri jambo ryatweretse ko ngo Pawulo akavuga ati ndabahamya yuko bafite ishyaka. Yari yahereye hejuru avuga ati bene data, icyo umutima wanjye wifuza ndetse n'icyo nsabira Abisirayeli, cyangwa nanjye icyo nsabira Abanyarwanda, ni uko bakizwa. Akavuga ati ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana. Ndabizi abantu bose bafite ishyaka ry'Imana. Umuntu afite ishyaka ryo kuvuga ngo agire idini cyangwa itorero abarizwamo, abafite ishyaka ryo kuvuga ngo amategeko idini ritanze ayakurikize, abafite ishyaka ryo kuvuga ngo niba gukora neza ari byiza imbere y'Imana nzabikora, niba gufasha abarwayi ari byiza nzabikora, niba gusura imfungwa ari byiza nzabikora. Mbese ishyaka iryo ari ryo ryose umuntu yagira, niba koko ridahuye n'iby'Imana ivuga, urumva ko ni ishyaka ritava mu bwenge. Ishyaka ritava mu bwenge ni uko umuntu yatekereza kuzajya mu ijuru kubw'ishyaka ryiwe ritari ibyo Yesu yamukoreye. Iryo shyaka ntabwo riva mu bwenge, cyane ko nta naho nyine iyo nzira yakugeza. Ntabwo yakugeza mu ijuru, cyakora yakugeza mu gihano cy'abanyabyaha, ari wo muriro utazima Imana yateguriye abatazizera Yesu Kristo. Ishyaka rero byari byiza kurigira, ariko niba ritava mu bwenge ibyiza warireka, ahubwo noneho ukagira ishyaka riva mu bwenge. Ishyaka riva mu bwenge rero ni uko batubwiye ngo nubwo tutari tuzi gukiranuka kw'Imana uko ariko, bikanatuma twihangira ubwacu uburyo bwo kwigira abakiranutsi. Ntabwo umuntu yagirwa umukiranutsi n'ibyo akora. Ntabwo wakwibuza kubeshya kandi uri umubeshyi ngo biguhindure umukiranutsi. Imana yireba natire yawe, Imana ireba imimerere yawe, ireba uwo uriwe. Ntabwo wakwibuza kwiba kandi umutima wawe ubyifuza ngo bikugire umukiranutsi. Hoya, niba utekereza kwiba, niba utekereza kubeshya ukabyibuza, niba utekereza kugira ikintu kibi cyose ukora ukacyibuza, ntabwo ari cyo kikugira umukiranutsi kubyibuza. Ahubwo icyakubuza kuba umunyabyaha ni ukubona gukiranuka kw'Imana, ariko Yesu Kristo yaduhaye nk'impano. Noneho ukaba uri mu isi ariko uri umukiranutsi ufite gukiranuka kw'Imana. Urumva rero twagiye twihangira ubwacu uburyo bwinshi bwo kwigira abakiranutsi, bituma dusuzugura gukiranuka kw'Imana. Ariko ibyiza ni uko umuntu yava muri icyo cyaha cyo gusuzugura gukiranuka kw'Imana, ahubwo akakwakira.
Gukiranuka kw'Imana rero ni Yesu Kristo, nk'uko tubibona n'ubundi mu gitabo cy'Abaroma igice cya 3 umurongo wa 21 havuga ko hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Reka tuhasome Abaroma igice cya 3 umurongo wa 21. Ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa n'amategeko, nubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhamya. Niko gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro. Nguko kwa gukiranuka umuntu wese akeneye, ni ugukiranuka kwahishuwe. Nibyo koko ku bantu benshi kuracyahishe, ku bantu benshi kwari guhishe, ariko burya Yesu yaje kugira ngo aguhishure. Ni ugukiranuka kudaheshwa n'imyitwarire yawe, ni ugukiranuka kudaheshwa no kubahiriza amategeko ayo ari yo yose, ni ugukiranuka kudaheshwa n'uko wiriwe cyangwa n'uko waramutse, ahubwo ni ugukiranuka kw'Imana. Umuntu wese iyo yizeye Yesu ni uko gukiranuka bamwizeyeho, kandi noneho ngo umwizeye ahabwa uko gukiranuka nta tandukaniro, nta kurobanura. Umaze iminsi uvuga ko wizeye Yesu, ariko niba waramwizeye ukaba wumva utari umukiranutsi, aho waba uri kwibeshya. Uwizeye Yesu ni umukiranutsi. Icyo umuntu yizera kuri Yesu ni igiki? Wizera ko wasabwaga gukiranuka kw'Imana ariko ukaba utarugushoboye, utarunagufite, ariko ukizera ko Yesu ubwo yazaga mu isi akigira umuntu yari akuzaniye uko gukiranuka. Mwizere rero umenye ngo ibyo wasabwaga n'Imana ni Yesu wabikoze ku bwawe. Iyo niyo tike yonyine izakujyana mu ijuru. Ku muntu wamaze kwizera Yesu, kwizera Yesu bisobanuye ko utakirebera mu gukiranuka kwawe, ahubwo wirebera mu gukiranuka kwa Yesu. Nkuko n'ubundi mu gitabo cy'Abafilipi havuga ngo mboneke ko ndi muri Kristo, ntafite gukiranuka kwanjye kuzanwa n'amategeko, ahubwo kuzanwa no kwizera Yesu Kristo. Kwizera Yesu rero ni ukumenya ngo ndi umukiranutsi ariko ntirebyeho, ndi umukiranutsi ntatekereje uko meze cyangwa uko nteye, ahubwo ndi umukiranutsi kubwo kubarwaho gukiranuka kwa Yesu, ariko gukiranuka kw'Imana. Kuwabyizeye rero afite ijuru. Impamvu umuntu aba yicaranye ibyo byiringiro akumva bidahinduka, nuko kujya mu ijuru bitazaterwa nuko niriwe. Mfite ibyiringiro byo kujya mu ijuru, nzi ko nta kizabihindura, kubera ko kujya mu ijuru tike ntabwo ari uko nzaba naramutse cyangwa uko nzaba niriwe, hoya, ahubwo nzajyanwayo gusa no gukiranuka kwa Yesu. Yesu rero yarakiranutse, Imana irabyemera, ndetse tubona na Pilato abihamya akavuga ati nta cyaha mubonyeho. Ariko kandi nanjye nakiriye uko gukiranuka kwa Kristo, ubu Imana ntikindebera mu gukiranuka kwanjye, indebera mu gukiranuka kwa Yesu. Ndi umukiranutsi rero ku bwa Yesu, ariko nawe niba ubyizera uri umukiranutsi ku bwe, ndetse tuzabana n'Imana mu ijuru hamwe na ba Pawulo, hamwe na ba Petero, hamwe na ba Dawidi, ba Aburahamu. Abo bose bizeye Imana batsindishirizwa no kwizera. Tubona ko ibyanditswe bivuga ko Aburahamu yizeye Imana mu gitabo cy'Abaroma mu gice cya 4, yizeye Imana bimuhanirizwa no kuba umukiranutsi. Nawe rero ni wizera Imana uzahita uba umukiranutsi, uzizera ko Imana ikurebera mu gukiranuka kwayo gusa, maze biguheshe kuba umukiranutsi, binaguheshe kuzaba mu ijuru iteka ryose. Ndagushimiye ko waduhaye umwanya wo kudukurikira, ndagushimiye ko watanze icyo wasabwaga cyose kugira ngo ukurikire iki kiganiro, ariko ndagusaba kugira ngo usharinge abandi bamenye iyi nkuru nziza y'umukiro Yesu yatuzaniye. Abantu bajya babivuga batabizi, ariko kora share. Niba utarasubscribinga kuri channel Ijuru Ntirikorerwa, ubikore. Nubwo buryo ijuru ridakorerwamo, nuko Yesu yarikoreye ku bwacu. Usubscribinge kugira ngo ikiganiro cyose kitazajya kigucika. Amahoro y'Imana abane
n'abizera Yesu Kristo bose amen.